murakoze cyane turabashimiye bene data mwebwe dukomeza kubana ku Mpemburo TV online. Turashima Imana iduhaye uyu mwanya kandi kugira ngo twongere tuganire ku ijambo ry'Imana, twumve icyo Imana ivugana natwe. Hanyuma rero ndagira ngo mbere yuko twinjira mu mwanya wo gusenga ndetse no kumva ijambo ry'Imana, mbanze nkwibutse gukora subscribe ndetse na comment na like, kuko bigufasha ko ubona ibiganiro byacu ijambo ry'Imana twaba turishyizeho ugahita uribona mu bambere, atari ngombwa ko ujya gushakisha wandika kugira ngo ubirebe, kuko twebwe tugishyiraho ikiganiro uhita ukibona mu bambere kubera yuko uba warakoze subscribe cyangwa se mu magambo y'Igifaransa s'abonner. Rero Imana ibaho umugisha kubw'inkunga z'ibitekerezo ndetse n'amasengesho mukomeza kudusengera kugira ngo nyine izo mpemburo ziboneke mu ijambo ry'Imana hano ku Mpemburo TV online. Reka rero tubanze dusenga Imana kugira ngo Imana ibane natwe muri uyu mwanya kandi havemo impemburo zikwiriye ubugingo bw'umuntu wese uri kumva iki kiganiro ahangaha kuri uru rubuga. Mana yacu nziza, turagushimiye, turaguhimbaje, tunejejwe nuko ugira neza, uri Imana ifite imbaraga, uri Imana yaturinze. Tubaje kugushimira rero izo mbaraga n'uburinzi wagize kuri twebwe, ukaturindira imibiri, ukaturindira ubugingo. Dukomeje kukwinginga kugira ngo imibiri n'ubugingo birindwe kandi ubane natwe kugira ngo icyubahiro cyawe gikomeze kuganza mu mitima yacu. Dusabye ibihe byiza rero ngo bibe ku muntu wese wumvira ijambo, ukurikirana iki cyigisho, aruhurwe mwami nawe kandi yumve icyo uvugana nawe, kuko uri Imana ishobora byose. Urakoze rero kubwa byose dukoreye, ngaho nuganze utegeka imitima yacu muri byose mu izina rya Yesu, amen. Murakoze cyane rero, reka dusome ijambo ry'Imana dusanga hano mu gitabo cya mbere cy'Abami ibice 18. Turasoma duhereye ku murongo waho wa gatatu dukomeze tugere hepfo tuze gusoma n'ibice 17. Haravuze ngo ubwo Ahabu ahamagara Obadiya munyarugo we. Obadiya uwo yubahaga Uwiteka cyane, ndetse ubwo Yezebeli yicaga abahanuzi b'Uwiteka, Obadiya yajyanye bamwe muri bo 100 abahisha 50 mu buvumo bubiri, akajya abagaburira imitsima n'amazi yo kunywa. Tusome hano mu bice 17 umurongo wa mbere. Haravuze ngo bukeye Eliya w'Itishubi, umwe mu basuhuke b'i Galeyadi, asanga Ahabu, aramubwira ati ndahiye Uwiteka Imana ya Isiraheli ihoraho, iyo nkorera iteka yuko nta kime cyangwa imvura bizagwa muri iyi myaka keretse aho nzabitegekera. Amen. Bene data rero ndagira ngo mbabwire ngo ubu ngubu ni igihe gikomeye, akabahanuzi kashobotse kuko Imana irashaka kugira ngo irebe niba utari mu mwobo. Abahanuzi bari abahanuzi 100, ariko ngo baragenda bihisha mu buvumo, babahisha mu buvumo bubiri. Uyu mugabo dusomye aya magambo tubonye inkuru ikunda cyane kugaruka ku nkuru za Eliya w'Itishubi. Bibiliya imudusobanuriraho, ariko wasoma n'ibindi bitabo bikagira uko bimuvuga. Eliya yari umuhanuzi ariko wamenye Imana neza. Aha rero niho mvuga ngo akabahanuzi kashobotse, kuko Imana ikeneye imbaraga zawe muri iki gihe. Kanguka kandi uve mu byo urimo uhugiyemo bigaragara nk'umwobo wihishemo, ahubwo ugaragaza Imana n'impano ikurimo muri iki gihe, utabeshya abantu ahubwo ukora icyo Imana ishaka. Ijambo ry'Imana ni rizima. Uyu mugabo Eliya yakoze mu gihe gikomeye, kuko hari ku ngoma y'umwami witwa Ahabu. Iyi ngoma y'umwami witwa Ahabu yari afite umugore witwa Yezebeli. Yezebeli akaba umunyamahangakazi waturutse i Sidoni, ku mwami w'i Sidoni. Yari umukobwa w'umwami w'i Sidoni. Ageze mu gihugu yirukana Imana yera, ahamagara Bayali na Shera z'iwabo. Yirukana Imana yera, azana Bayali na Shera, aba ari byo yimika. Akura abantu ku gusenga Imana yo mu ijuru, abantu batangira gusenga Bayali na Shera. Hanyuma ngo ibyo bintu birakura, bimara imyaka 22 abantu batavuga Imana yo mu ijuru, ahubwo bavuga Bayali na Shera. Biragenda byangiza societe cyangwa se byangiza ubuzima bw'abanyagihugu. Imana nyamana iribagirana. Ibi bintu byaragiye bifata imbaraga nyinshi ku rwego Ahabu atigeze ashobora kugira imbaraga zo kwambura Yezebeli ububasha yari ahawe.
ibintu byaragiye byangiza. Yezebeli ayumva arakomeye, ndetse atangira no kuvuga nabi Imana y'Abisiraheli, atangira kwica abahanuzi b'Uwiteka, ndetse afata n'umwanya wo gukuraho abatambyi b'Uwiteka, ashyiraho ngo abatambyi ba Bayali n'Abashera. Bayali ayiha abatambyi 400, Ashera ayiha 450, baragenda bagera ku batambyi 850. Icyo gihe ngo nibwo yatangiye kwica abahanuzi b'Uwiteka, ngo bajya kwihisha mu myobo, nabo bwo bahishwa n'uwitwa Obadiya. Obadiya ngo kajya bagaburira umutsima n'amazi, ngo bamara kubirya bagatangira guhanura. Birababaje kuba uri umuntu w'Imana ukaba ugeze ku rwego uri guhanurira ku bintu abantu baguha, ukaba ugeze ku rwego uri guhanurira ku masengesho abantu baguha, ariko utari wabaza Imana ibihuhagazemo uko biri n'icyo bihatse. Ubundi abantu b'Imana nibo bamenya amakuru bakayageza ku bandi, ariko muri iki gihe abantu bafite amakuru ameze nk'iterabwoba, ameze nko gushuka abantu. Umuntu akavuga ati Imana yambwiye ibi, undi ati Imana yambwiye ibi, ariko ngira ngo ubwire ngo kanguka wambara imbaraga usenge, umwobo uri muvemo, kuko Imana ntabwo ishaka ko ubana nayo muri ubwo buryo. Imana ikeneye imbaraga zawe muri iki gihe cya none. Ahabu rero bimuramurenga, bigira imbaraga nyinshi, ariko ngo Eliya asanze abahanuzi muri uwo mwobo, arababaza ngo amaherezo yo kuba muri uyu mwobo azaba yahe. Ariko n'ubu nabaza ngo amaherezo y'umuntu w'Imana witwa umunyamuhamagaro, witwa umunyempano, utari gusenga ngo abaze Imana umurongo agirira umumaro Imana mu gihe gisa n'iki, ubundi azawugira ryari? Kuba ubu ari Imana yari imukeneye, ari Imana yari ikeneye kubona imbaraga zawe, ari Imana yari ikeneye kubona ukuri gukora, ari Imana yari ikeneye kubona uri guhembura abananiwe, ari Imana yari ikeneye kubona uri guhanura iby'umumaro kandi bivuye ku Mana. Ndagira ngo nkubwire ngo mu bintu byababaje Imana muri icyo gihe ni ugufata abantu b'Imana, Ahabu na Yezebeli, bakabakura mu murongo wo gusenga Imana bagatangira gusenga ibigirwamana. Hanyuma rero nihuse cyane kugira ngo ngere ku cyo nshaka kuvuga, Eliya ngo yitegereza ibyo Yezebeli ari gukora n'ibyo abahanuzi bari gukorera mu mwobo, aravuga ngo ngewe niba Yezebeli yarisha abahanuzi, ngiye kugenda mpanure uko umwuka anyoboye, hanyuma Yezebeli niba yica azanyica, ariko ne gupfa ubusa mu gihe nk'iki. Ndagira ngo nkubwire ngo kuba utari gusenga, ukaba utari gusengera abantu b'Imana, ukaba udafitiye umumaro itorero ndetse n'igihugu, uri gupfa ubusa. Abantu bari guhanura kubw'inyungu zabo n'indamu zabo, ariko hanura kubwo kugira ngo ubugingo bwa benshi bukire. Nuhanura kubwo kugira ngo imitima n'ubugingo bwa benshi bigaruke ku Mana, Imana izakugororera binyuze mu nzira yayo, kuko Imana ifite inzira zirenga 1000. Abari kumva bo byumve icyo mvuze kirumvikana, kandi umunyamwuka yamaze kunyumva kare. Hanyuma nihuse kugira ngo ngere ku ntego y'icyo ushaka kuvuga. Uyu Ahabu na Yezebeli muri uwo murongo wo kumva yuko nta Mana ifite imbaraga hejuru yabo, nta zindi imbaraga zabasha kugira icyo zihindura, aho niho abahanuzi bari bihishe bavuga ati tutazagira ikibazo tukamera natwe nk'abo Yezebeli yishe. Aya magambo ndi kuvuga arakomeye, ariko ngo Eliya aravuga ngo nitaye ku mbaraga za Ahabu na Yezebeli. Reka mbabwire ngo tutitaye ku mbaraga z'icyorezo turimo n'ibihe turimo bigoye, abantu b'Imana batitaye yuko imisengero igoye n'uburyo bwo kubana n'Imana, imitima yacu ikwiye kwegerana n'Imana, tukavuga Imana twamenye mbere yuko corona cyangwa covid itera. Hanyuma rero ngo aravuga ngo niba nzapfa, ariko ngarurira abantu imitima ku Mana. Arahaguruka ngo agenda kwa Yezebeli, abwira Ahabu na Yezebeli, arababwira ngo ndagira ngo mbarahire, ndahiye Uwiteka uhoraho Imana nkorera iteka yuko nta mvura nta n'ikime bizongera kugwa muri iki gihe, keretse aho nzabitegekera. Aya magambo yayavuze atigeze avugana n'Imana, ariko ayavuga yizeye Imana yamuhamagaye. Aravuga ngo niba Imana dukorera ariyo yambukije ba sogokuruza inyanja itukura, niba ariyo yatumye inyanja ivura abantu bakambuka hari inkute ebyiri z'amazi, niba ariyo yagaburiye abantu mane mu butayu, yibuka ubuzima bw'Imana. Ubundi kugira ngo ukorere Imana ubanza kwibuka aho wanyuranye n'Imana hakomeye, yibuka
buzima bw'Imana. aravuga ngo nishingiye ko Imana ariyo yatwambukije inyanja, shingiye ko ariyo yagaburiye ba sogokuruza manu mu butayu bakabaho, shingiye yuko yagendanye nabo imyaka 40 badahinga. aravuga ngo iyi Mana ntikwiye kwibagirana mu matwi y'abantu, nubwo imaze imyaka 22 itavugwa, ariko ikwiye kongera kuvuga abantu bakamenya ko ari Imana ishobora byose. ibi byaragiye birakomera kugeza ku rwego Ahabu na Yezebeli yababwiye ngo nta mvura nta n'ikime. aya magambo Imana imaze kuyumva ihita imanuka ikora imibare ireba ikizavamo, ireba ukuntu Abisirayeli bagiye kugaruka bakayigarukaho, ireba ukuntu abantu bagiye kugaruka mu murongo wo kuyubaha. irangije iramubwira ngo mu bintu byose wahanuye nta na kimwe kibuzemo, nta na kimwe kivuyemo, mbishyize mu bikorwa. ibisenye sisiteme yubatswe na Yezebeli. yemwe bantu b'Imana, yemwe torero, yemwe bantu mwumva ubutumwa bwiza, nimuhaguruke dusenye sisiteme y'abadayimoni, nimuhaguruke dusenye sisiteme dayimoni ari kubaka mu mitima y'abantu. abantu bagenda bagwa bava mu byizerwa bareka ijambo ry'Imana, abantu bagenda batandukira bareka kubana n'Imana. nimuhaguruke dusenye iyo sisiteme dukoresheje amasengesho, kandi nta kabuza izasenyuka mu izina rya Yesu, kuko abazi Imana yabo bakwiye gukomera bagakora iby'ubutwari. nihuse cyane, uyu mugore ngo Yezebeli yari yaramaze kubaka sisiteme ikomeye, ariko ngo Eliya ijambo avuze mu kanya gato, ijambo avuze Imana irikoreramo ngo rihita rigenda risenya ya sisiteme rirayimenagura, ngo kugeza mu gihe ngo yamaze kumara imyaka 3 ayimara ku kagezi, amara yandi mezi 6 ayamara Isarefati haba Sidoni, agezeyo amara ayo mezi imyaka 3 n'amezi 6 byuzuye, ajya kwiyereka ha ngo aramubwira ngo ni wowe n'umuntu wateje Isiraheli. Eliya ngo aramubwira ngo ntabwo ari nge, ahubwo ni wowe n'inzu ya so. ngo aramubwira ngo ngo none dukora iki? ngo aramubwira ngo tujye i Karumeli, Imana iburi busubirisha umuriro, araba ariyo Mana nyamana. reka mbabwire ngo imbaraga ziturimo zikwiye kugaragara muri iki gihe. ubundi Imana yawe izagaragara ryari? ubundi Imana uvuga ikwiye kuboneka ryari? korera Imana muri iki gihe, ugaragaza Imana muri iki gihe. ntawe gutumye kujya gusuzanya n'abantu no guhoberana nabo, oya, igihe turimo ntikibikwemerera. ahubwo koresha impano zose Imana yaguhaye, urengera ubugingo bwa benshi, utabara abari bagiye mu kaga, utabara abari bari mu bwigunge, ufashe ukoresheje uburyo Imana yashyizeho butandukanye, ndetse n'irikoranabuhanga Imana yemeye ko tubona tukarikoresha. Eliya ngo aragenda atungwa n'amazi y'akagezi, avuye yatungwa n'umupfakazi, agera igihe ngo ajya kwiyereka ha ngo bajya i Karumeli, ngo abwira abantu, arabwira ngo ni munyegere. ariko muri iki gihe abantu babaye banyamwigendaho, ntabwo bari guhamagara abantu ngo babegere, aravuga ngo ni munyegere. arangije arabwira ngo Uwiteka niba ari we Mana nimumukurikira, kandi niba ari na Bayali nawe mumukurikire. ngo arangije ngo asana igicaniro, ndimo ndaguhendahenda wowe wari waratakaje ibyiringiro, wowe wari waratakaje agakiza, wongera usana igicaniro, ongera usane imibanire yawe n'Imana, ongera usane ibihe byiza, ongera ugirane umubano n'Imana. Imana ikora ikintu giturutse ko wasanye igicaniro. amina. hanyuma ngo asane igicaniro, arangije ngo arapfukama, aravuga ngo Mana ya Aburahamu na Isaka na Isiraheli, aravuga ngo uyu munsi bimenyekane ko ari we Mana, kandi ko nanjye ndi umuhanuzi nkaba nkoze ibi ngibi kubw'ijambo ryawe. aravuga ngo nyumvira Uwiteka, nyumvira Uwiteka, ngo yohereza umuriro, ngo Uwiteka umuriro uramanuka ngo ukongora igitambo, ukongora inkwi n'amabuye, ngo ndetse ngo n'amazi ari mu ruhavu yose arakama. ngo abantu babibonye ngo bikubita hasi, ngo baravuga ngo Uwiteka gusa niwe Mana. reka mbabwire ngo nimuhaguruke dusenge. Uwiteka gusa niwe Mana, Uwiteka gusa niwe Mana ku buzima bwawe. niwe uzakurengera muri iki gihe, niwe uzarwanana nawe, niwe uzaca imigozi, niwe uzirukana izo nama z'ikuzimu, niwe uzaca ibikuboshye, niwe uzakuraho ibi byose tubona bigoranye, agatanga ihumure, kuko n'Imana ishobora byose. hanyuma nihuse ngo Yezebeli abyumvishe, ngo aramubwira ngo ejo nk'iki gihe ubugingo bwawe nzabuhwanya n'ubw'abahanuzi wishe. ariko ndagira ngo mbabwire ngo ntabwo yabigezeho, kuko umuntu w'Imana ararinzwe. ndagira ngo mbabwire ngo izakurindira mu mababa, izagupfunyika ahantu, izaguhisha inama z'abadayimoni, izakurinda ibihiga abandi, izakurinda mugiga yica, izakurinda akaga n'amakuba, izaguhagararaho niwemera kuba mu murongo w'Imana. Imana itugire neza rero. ariko ndagira ngo mbabwire ngo niba uri umuhanuzi, akawe kashobotse, niba udashoboye kuva muri uwo mwobo Satani yagushyizemo, ngo urebe icyo wakora
kubw'umurimo w'Imana, winjire mu bihe byo gusenga, winjire mu mwanya wo guhendahenda, winjire mu mwanya wo kwigisha abandi no gukomeza imitima itendebutse. Ibyo ni by'Imana iri kugusaba kugira ngo utunganye bitari bitunganye ubugingo bwawe. Imana ikeneye yuko buba buzima ariko kandi ukagira n'abandi umumaro, kuko Imana nikiguhamagariye muri iki gihe. Imana itugire neza. Ndagira ngo dusengane kandi dufatikanye, tubane n'Imana muri uyu mwanya wo gusenga, ariko tuninginga Imana kugira ngo itugire neza. Yesu aduhana umugisha. Murakoze cyane. Reka dusenge Imana itugire neza. Mana y'amahoro, Mana nziza, sengera umuntu wese wumvishira ijambo kugira ngo umuvane mu byaha arimo bidafite umumaro, nurangiza umukomereze mu ijambo ryawe. Imigozi n'iminyururu yari itumye atabasha guhagarara mu murongo umushakamo, ahubwo umwigisha gukora ibyo ushaka n'ibyo ushima. Ijambo ryawe ribe rizima kandi ribe rigwiriye mu mitima yabo bashaka kumvira ijambo ryawe. Ukomeze imitima, ukomeze ubugingo, wigishe buri wese guhagarara neza muri iki gihe kandi yirinda anakiranuka. Ubugingo bw'abantu bawe babe buzima, maze ukomeze kuvugira mu mitima yabo, ubacyahira gukiranuka no kwegerana nawe. Ngucire bugufi kandi ningingira imitima yose yumvishije ijambo kugira ngo ikomezwe n'imiburo yawe mu izina rya Yesu, amen. Imana rero iba umugisha. Nasoza mbabwira ngo ntimwibagirwe gukora subscribe ndetse na like ndetse na comment kugira ngo dukomeze kubagezaho ibiganiro, kandi mujye munanyura mu gikari muduhe ibiganiro, ndetse adresse yacu iragaragara hepfo. Icyo watubwira cyose tuhari kugira ngo tugufashe kandi tuganire, dufatanye muri uyu mwanya wo kuganira ijambo ry'Imana ndetse no gufatikanya muri uru rugendo rujya mu ijuru. Yesu abamugisha rero, turabakunda cyane. Shalom shalom, murakoze cyane.